Ndabizi n'ubwa mbere ugiye kuba wakumva amateka asesenguye ndetse atagize ahantu abogama avuga ku muryango wa Illuminati abavutse mu bihumbi 2000 cyangwa se mbere yaho ho gato. Ni mukuru udutebe hano tuganire. Ese muribuka za nkuru z'uko Lil Wayne ngo tatuwaje afite ku mubiri wiwe ari bimwe mu mategeko yahawe na Illuminati, aramutse azikuyeho atabona hiti cyangwa se ngo agire amafaranga. Si ibyo gusa, inkuru ya Eminem yo yazaga ihuhura, yazaga ivuga yuko ngo yemeye gutanga umubyeyi wiwe, akaba ari na kimwe mu bintu bimutera kudaseka mu ndirimbo ziwe, ngo dore ko Oda afite ya Illuminati imutegeka yuko agomba guhora arakaye. Ni benshi ba Jay-Z, ba Katy Perry ndetse na ba Beyonce. Inkuru zakomeje zaguka kugezaho Illuminati noneho yatangiye kumvikana mu baperezida b'ibihugu bikomeye cyane ku isi, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho byumvikanye ko mwirahira rya Joe Biden mu mwaka w'ibihumbi 2001 byaba byaragizwemo uruhare na Illuminati hakoreshejwe Bible bitewe n'imiterere yayo ndetse n'uko isa, byitiriwe yuko ari Illuminati. Muri Afurika ho byari bicika, buri umwe wese ashaka inzira yamugeza kuri Illuminati ngo yibonere ayo mafaranga y'akayabo yumva abandi bakabakaba ndetse akabageza ku nzozi zabo. Abaraje amaguru mu mazi bukarinda bubakeraho, abajyanye amasaro y'imyeru mu nyanja bukabiriraho, ndetse n'abatambye amatungo yabo bakeka yuko bashobora kwita babona communication yabo ahuza na Illuminati kuko bumvaga yuko igendera mu bitambo. Ariko uyu munsi ngiye kugusobanura neza byimbitse, musobanurire Illuminati iyo ariyo ndetse n'uko ikora n'uko yatangiye. Ndongeye nkuhaye ikaze kuri The Focus X TV. Wibuke gukora subscribe, wibuke gukanda like, share ndetse na comment, tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Inkuru bundi ya Illuminati itangira mu gihugu cy'Ubudage. Ahangaha ni mu mwaka w'1776. Muri uyu mwaka hari umugabo witwaga Adam Weishaupt, yari umwarimu wa filozofiya n'amateka muri kaminuza ya Ingolstadt. Muri icyo gihe Uburayi bwari buri mu bihe by'impinduka zikomeye cyane. Bamwe mu bamenyi n'abahanga bifuzaga ko ubumenyi ndetse n'ubwenge bisimbura ubutegetsi bwari bushingiye ku bwoba no ku myizerere ikabije. Adam Weishaupt nawe yari umwe mu bafite iyo ntego. Yifuzaga gushinga umuryango w'abantu bafite ubwenge, bashaka ukuri kandi bakaba batekereza mu bwisanzure nta muntu batera icyugazi. Nibwo yatangiye gutekereza aho yahera kugira ngo ashinge iyi famiye. Nibwo igitekerezo cyaje kumuzamo, ashinga umuryango yise Order of Illuminati cyangwa se itegeko rya Illuminati. Ijambo ubundi Illuminati risobanura abamurikiwe cyangwa se abahawe umucyo w'ubumenyi. Ubundi mu ntangiriro za Illuminati ntabwo yari igamije gutegeka isi, nta nubwo yari ifite muri gahunda ko yayobora isi. Yo yifuzaga abantu bashaka gukoresha ukuri ndetse bagashyira imyizerere yabo ku murongo nta muntu bateye icyugazi. Muri make kwari ukwishyira ukwizana. Illuminati ubundi yari yatangiye Adamu yagaragaje yuko ari ibitekerezo by'ubwigenge, ubumenyi n'impinduka muri sosiyete, ariko ibi ngibi ubwabyo ubundi byari bihagije kuba Illuminati yatangira gukekwa. Mu myaka yakurikiyeho Illuminati yatangiye kwakira abanyamuryango benshi cyane. Yari ifite amategeko akomeye, abayirimo bakoreshaga amazina y'ibanga, bakoraga inama mu bwiru, kandi buri munyamuryango yari azi amakuru make cyane ku buyobozi bwo hejuru, ntabwo yabaga afite amakuru ahagije ku bategeka Illuminati. Ibi byatumye abantu batangira kuyitinya kubera yuko abantu ntibari bakabona neza ugusobanukirwa ibibera imbere muri uyu muryango. Byageze aha abayobozi bo muri leta n'abihaye Imana batangira kubona ko none Illuminati ari ikibazo muri sosiyete. Ikibazo ntabwo cyari uko Illuminati ibona abayoboke, ahubwo batinyaga ko ishobora no guhindura ubutegetsi bwari buriho icyo gihe. Mu mwaka w'1785 ibintu byarahindutse. Leta ya Bavaria yafashe icyemezo cyo guhagarika Illuminati. Inama zarabujijwe, abanyamuryango benshi batangiye guhungishwa, barameneshwa bahunga Uburayi, ndetse inyandiko nyinshi z'ibanga zagiye zifatwa na leta zitangira kugenda zigaragaza abakoranye nayo mu bwiru. Byasaga naho ari iherezo ubundi rya Illuminati, kandi mu by'ukuri amateka menshi yemeza ko uwo muryango wahise usenyuka. Ubundi ni ahangaha inkuru yacu igiye gutangira ya Illuminati. Mu gihe hari hashize imyaka mike cyane ibyo bibaye, Illuminati yahagaritswe, mu Burayi no muri Amerika hatangiye gukwirakwiza ibitekerezo bishya. Hari abatangiye gukwirakwiza ibihuha bavuga ko Illuminati itigeze isenyuka, ko ahubwo yakomeje kubaho rwihishwa nk'uko yari isanzwe, ko yinjiye mu nzego za leta noneho ubu ngubu iherereye mu mabanki, mu bucuruzi no mu mashyirahamwe akomeye. Nta bimenyetso bifatika byabashije kubihamya yuko Illuminati koko yagarutse, ariko ibyo bitekerezo byakomeje gukwirakwira, kandi uko imyaka yicumaga niko byarushagaho gukomera. Iyo bavuga ubundi Illuminati, abantu benshi bahita biyumvira ijisho riri muri mpande eshatu, Eye of Providence. Iki kimenyetso kandi tugisanga ku ifaranga y'idolari yo muri Amerika. Abantu benshi bahita bavuga ko ari gihamya ya Illuminati, ariko amateka yerekana ko icyo kimenyetso cyari gisanzwe gikoreshwa mbere y'uko Illuminati ibaho. Cyakoreshwaga mu bishushanyo bya Kristo nk'ikimenyetso cy'uburinzi bw'Imana. Nyuma y'ibyo cyaje kwinjizwa mu migani ya Illuminati. Si iki kimenyetso cyonyine kuko Illuminati igira ibimenyetso byinshi. Duhereye kuri iki Eye of Providence, ijisho rireba byose, hakaza piramide, hakaza triangle mpande eshatu, hakaza ikimenyetso cya gatandatu eshatu, hakaza na OR y'igihunyira,
hakaza Got Head cyangwa se Performate, hakaza Checkerboard Pattern ubuso bw'umukara n'umweru, hakaza 1A symbol ikunda gukoreshwa mu gupfuka ijisho rimwe ku ifoto, hakaza na hand sign zimwe na zimwe zikunda gukoreshwa n'ibyamamare cyangwa se n'abahanzi. Kubera abantu babarizwa muri entertainment cyane cyane abanyamuziki bakunze kugaragara bakoresha ibi bimenyetso, byatumye amazina yabo ashyirwa hafi n'abakorana n'uyu muryango wa Illuminati. Ni nk'ibyabaye kuri President Joe Biden nk'uko nabikubwiye. Mu by'ukuri Joe Biden ajya kurahira yarahiye akoresheje Bible y'umuryango we yari imaze imyaka irenga 100 ikoreshwa n'umuryango we. Iyi Bible ni Bible nini ifite umubyimba munini n'umusaraba ukomeye ku gipfukisho cyayo, aribyo byatumye bamwe batangira kuyihuza n'ibimenyetso by'ubugambanyi, ariko nta gihamya yigize igaragaza ko ibi bintu ari byo koko 100% cyangwa se ngo yerekane ko bifitanye isano na Illuminati. Hari abazakubeshya bimwe mu bimenyetso bya Illuminati, ariko reka mbigusobanure kugira ngo nunabigeraho uzabashe kubyitambutsa. Reka duhere kuri iki ngiki cy'ijisho ryireba byose, All Seeing Eye. Iki nicyo kimenyetso kizwi cyane. Abemera imigani ya Illuminati bavuga ko gisobanura ububasha bwo kureba no kugenzura isi, ariko amateka yerekana ko iki kimenyetso cyari gisanzwe gikoreshwa mu Bukristo mbere cyane h'imyaka myinshi mbere y'uko Illuminati ishingwa. Ibyamamare bikunzwe kuvugwaho kugikoresha cyane cyane umuririmbyikazi Beyonce, umuhanzi Jay-Z ndetse n'umuririmbyikazi Rihanna. Aba bikunda kwiganza mu mashusho yabo ajya hanze, cyane cyane amafoto bagaragaza bapfutse ijisho rimwe cyangwa bagakora ikimenyetso cya triangle, ariko nta gihamya yemeza ko byari bifitanye neza isano na Illuminati kuko na n'uyu munsi biracyakoreshwa. Iki kimenyetso cya piramide gikunze kuvuga nk'ikimenyetso cy'ubuyobozi bwo hejuru. Abakunda teori z'ubugambanyi bavuga ko iki gice cyo hejuru cya piramide gihagarariye abayobozi bake bayobora imbaga nyamwinshi. Icyakora iki kimenyetso nabwo hagaragazwa fagiti z'uko cyakoreshejweho mu mateka menshi cyane mbere y'uko Illuminati ivuka. Tukongera tukabona ikimenyetso cya 1A symbol cyangwa se ijisho rimwe, ifoto ukunda kubona ku mbuga abantu bapfutse ijisho rimwe. Iki nicyo kimenyetso gikunze kugaragara mu mafoto y'ibyamamare. Abakwirakwiza teori bavuga ko ari ubutumwa bw'ibanga. Abakora amafoto ndetse n'abashushanya cyangwa se bakora fashion bavuga ko ari style y'ubuhanzi gusa. Amazina akunzwe kuvugwa mu bakoresha mbene kino kimenyetso dusangamo Lady Gaga, tugasangamo Katy Perry, tugasangamo ndetse na Kim Kardashian. Ndetse aha ngaha hari ikindi kimenyetso cya triangle hand sign. Iki kimenyetso kino kizikora mpande eshatu, abantu benshi bagihuza na Jay-Z kubera ikimenyetso cya Rock yakundaga gukora mu bitaramo bye. Abakurikirana teori bavuga ko ari ikimenyetso cya Illuminati. Jay-Z we yisobanura yavuze ko ari ikimenyetso cya label ye ya Local Affair Records, si icy'umuryango w'ibanga runaka, mbese yagaragaje ko ntaho gihuriye na Illuminati. Hakaza ikindi kimenyetso cy'igihunyira cya OWR. Igihunyira gikunzwe kuvugwa nk'ikimenyetso cy'ubwenge n'ibanga. Abakwirakwiza teori bo bakunda kubihuza n'amatsinda y'ibanga ndetse n'inama za bamwe mu banyacyubahiro, ariko nta gihamya ihuza iyi sayini y'igihunyira na Illuminati ya Adam Weishaupt. Ibi ni bimwe mu bimenyetso mu byifashishwa mu representing Illuminati cyangwa se the Order of Illuminati. Mwakoze mwese twabanye muri iki kiganiro, naho mu biganiro by'ubutaha.